niho leta ya Amerika ubwo ndagira ngo noneho tuvuye yatangije umushinga wayo bita Genius Act. Uri kubyumva? Uyu mushinga waciye muri leta muri parliament muri Congress ya Amerika bita Genius Act. Ni umushinga uteye ubwoba. Impamvu mvuga ko ari umushinga uteye ubwoba ni umushinga ufitemo nk'ibika bitatu nasobanura. Ariko ni umushinga wubakiye kuri za zindi twita stable coin. Stable coin izo ni za coins zifite agaciro kadahinduka kandi agaciro kayo kakaba kubakiye ku idolari. Kugira ngo ubyumve neza reka dusubire inyuma. Mbere yuko amareta bitewe icyo payi iri gukora ni ukugira ngo inyuma ya payi haba hari economy ingana na payi. Nako kantu rega kasobanure neza. Nivuga itiriti bivuze ngo uravuze payi ikibakinga payi nibikorwa. Yahita iba yose rero. Ibikorwa ni bito. Ni bitoya ariko nuvuga ubuku nuvuga economy. Economy nicyo kinini ari. Economy nicyo kinini wenda ubukungu kabari gato. Iyo economy ariko bivuze ngo ibikorwa byose byisanga muri economy. Muri ecosystem. Nyamamba byite ecosystem. No kuvuga ngo payi rero yabigiye yabizayobora. Payi ifite icyo bita real economy. Action iki birahinduka real economy. Yego. Bitandukanye no kuvuga ngo ngufite bitcoin ngo zime bidafite ikintu bivuze ibyo. Niba ndi bushinga ikigo cy'ishuri ngavuga okay mujye munyishyira muri paye nkaza gutanga umusoro muri paye uri kubyumva ya paye iraba ifite icyo bita backing economy real economy ubukungu bwanyabwo buyibaka ari kinini kuruta uko umuntu atekereza. Ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu ahanini nafata umwanya wo kubisobanura kugira ngo hari abantu bakomeza bagenda bakubaza ubusa ubwo se ngo bizaba ryari ubwo se ngo no gutegereza tumariye iki by'umwihariko ariko abanyafrika n'umundi mbambizi ko bigoye ko bategereza ikintu nk'icyo ubyumva kuko biragoye abanyafrika uri gupanga uko bizagera mu myaka 5. Yego abashaka ibyo munsi stable coin ikibakinga ni dolari. Wibuke ko mwitangira idolari rya bakingwaga na zahabu. Amadolari ari hanze akabangana na zahabu ziri muri stock. None ubu bigeze aho tugiye kugira ama digital dollar ngo abakinzwe na cash y'idolari. Ngira ngo warangije kubyumva uko abanyamerika ahubwo idolari barangije kurigira. Biraza gusanga n'ibihugu bitangiye gukora iyi system biraza kugorana. Ntago wavuga ngo ibihugu bya Afrika ngo byumvikane kugurirana. Wowe umuntu yagurira undi batumvikana no gukuraho umupaka. Ntacyo byatanga we no kujijisha ni za summit twavuze zihoraho gusa. Ni za summit zihoraho nazo baba bahayemo inguzanyo yo kuzitegura. Uri kubyumva? Koko umbwije ukuri. Uri kubyumva? Tuvugishije ukuri je imyaka maze guka kuva nitubonye intambara idusiza amahoro ya hano. Hormones. Kandi ubyumve ko niyo ntambara nayo ubwayo leta iri kwirwana Iran iri kwaka ko yishyurwa muri US stable coin. Ibaze. Wanyumvisha ko kandi. Aha rero abantu bagomba kumenya imbaraga turi kurwana nazo uri kubyumva. Kandi nanone bakamenya ngo ese niba biri yarapasinze bivuze iki. Nabonye natangiye kuvuga ngo burase ngo ubwo bya pasinze ngo nitwatangiye ko investisamo. Ibihugu ahanini biri gusha kuko nta gihugu na kimwe Trump ashaka ko gikora CBDC. Kuko bo iyo bari kubisobanura abaturage natwe baratubwira atoya ibyo n'ugukomeza ngo bakomeze bamanaginga amafaranga yanyu bakomeze babayobore. Kuko aba muri gahunda yabo uri kubyumva nuko blockchain uri kubyumva uzasanga aho rero ndagira ngo wumve iki kintu amafaranga USDR ayo ma stable coins umuntu azajya yakwiba ayavunjaho ku isi yose kuko ayo mafaranga afite ikintu kiya backing United States Reserve. No kuvuga ngo ayo mafaranga niba ari USD Uganda azakora ninzanya kwiba niyo najya muri Puerto Rico cyangwa se ahandi hantu nzajya nyavunjisha kuko nubundi biragaragara ko afite treasurer
afite abayabakinga aribo, ahubwo biraza kurangira buri gihugu kiri bujye gikora ifaranga kibanje kwishyura amafaranga Amerika. Icyo gihe Amerika itiva mu ideni ryose ifite. Ngira ngo uri kubyumva. Niba buri gihugu kugira ngo kigire US, nahingwaye nk'urugero Uganda, niba gishaka USDU, US stable coin Uganda. Wabyumvishe? Kugira ngo kigire ayo mafaranga birasaba ko gishaka backed dollar. None hari ibihugu bizajyana iyo mitungo ntivemo. Amafaranga ntavemo. Bakongeraho ibirombe, bakongeraho amabuye, uri kubyumva? Kugira ngo bagire total supply ihagije. Kwitwa South Africa kuko na ikarita ya Afrika twaza turabizi ko ari ikinyoma. Ntago ishushanyije, ntago yashushanyijwe mu buryo bwa manipulation. Hejuru bashyiraho Europe kugira ngo ibe nk'ibu umutaka. Baje baravuga ngo Egypt niri mu majyaruguru. None se Egypt yaba mu majyaruguru gute? Niri kazamuka ijyayo gute? Nigeze mbona amazi azamuka. Hari amapompa akurura Niri. Ikarita ni igicupuri utabizi nyina byihorere nta kundi. Ikarita ni igicupuri ariko igitangaje tweze niko twabyize. Ni Afrika ni nayo iri hasi. Ibyo babyige wabyumvishe. Bagenda barahenge kwa kubita hejuru Europe ngo ibe nk'umutaka batwereke ko ari bo bari superior nibo ngo bari imbere. Inyuma y'amajyaruguru yacu nibo bahari. Nibo bazi byaheraga inyuma, niyo mpamvu banabikoze. Nyarega na Bibiliya mbabwira ko baduhaye amakuru bashaka. Iyo yuvuga ngo ni Imana yanditse yira mu bikura. Hari ibintu byinshi. Uzabaza ngo wumve Afrika turimo wowe mbere yo kuzajya uvuga ngo bazabyemera. Ngo sibyo bintu abanyafrika bazabyemera, bitekerezeho. Umunsi basogokuruza bacu batwarwaga nk'ihene babaziritse agatuza kareza imbere, baba bari mu mato babajyanye muri Amerika, bagera imihango yabo y'abanyerope yagera bakajya babaterera mu mazi kugira ngo bakore imihango. Wabyumvise? Bakabica bakagira aho bagenda bagabanya, ubwato bwatangira kugira ikibazo kwera gupakira benshi bati ni mukuremo ibiro bike, bakabanaga mu mazi. Wabyumvise? Uwo munsi nta konji n'imwe itangwa, no ku munsi ukurikira nta konji n'imwe itangwa muri Afrika yose. Wabyumvise icyo kintu? Nyamara ngo kwijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ngo konje ni konje. Wabyumvise? Ikaba kuri kalendari. Ikaba kuri kalendari, nibaye ku cyumweru barawukongeza ku wa mbere. Ibyongo byo kurya idirifitiri bamaze iminsi bakabyizihiza, yaba ku cyumweru umunsi bakawushyira ku wa mbere konje. Wabyumvise? Ngo Yezu yavutse. Ngo Yezu yavutse ku itariki nayo iri fake date, wa mugani wa Trump ngo fake news. Nabwo abantu bakaruhuka. Wabyumvise? Umunsi abasekuruza bacu bahaswe ibiboko, bahatirijwe kujya ahantu batazi badashaka. Benshi bakagwa mu nzira. Benshi bagapfira mu nzira, bakamera nabi, ubukoroni bukaba butumereye nabi. Uwo munsi nitwawe. Nta gihugu na kimwe muri Afrika cyavuze ngo twizihize uyu munsi, nta leta n'imwe. Ahubwo nuko bivuga gusa. Uri kubyumva? Ariko ibihugu byacu bya Afrika, wabyumvishe, abayobozi dufite ntibitaye ku icyo kintu ko uwo munsi ari ingenzi. Umunsi reka nkubwire, ibaze tekereza rero. Akunzi Ibihumure TV muraho meze neza, gitondo cyiza, ari mu masaha y'igitondo, umugoroba mwiza ku masaha y'umugoroba, n'igicamunsi cyiza ko ari ku masaha yo kumanywa. Ntibisanzwe ndikuzo Emi, ntabwo ni jyenyine, ndi kumwe na Musawu, ndetse ko mfite n'umuhungu hano numva nawe waje kwanema ikiganiro. We bite byawe? Ntabwo amajwi bazaba copyright. Yes, hanyuma rero twe tukoze ikiganiro turi mu masaha y'ijoro, igicuku. Igicuka bari mu gitondo. Ona cyagiye ukorera ni bature. Buryo no mu gicuku se? Ara ni mu museke. Yes, ariko byegeranye n'igicuku. Umuseke utambitse. Ikindi kandi mu gicuku no mu museke nibwo bibaga inka. Ariko abantu bavukiye bajyaga biba inka, warabyumva? Inka?
ibyo ntabwo twabibwiye mama Beroni ngo abimenye ukuntu wajyaga biba inkwano bagasakuza ngo mutange ku mazi inka yibeshya ikambuka amazi ngo ibigiye rega sha ntigaruka niyo yaba ari polisi yayo wari wegeye Nyabarongo buryo bayambutsaga Nyabarongo kugira ngo yibihere wagombaga gushaka akagezi uyambutse itakambutse byabaga birangiye. Yes, hanyuma rero bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubifuza ibihe byiza, bari muri Australia, bari muri Aziya, bari muri Europe, bari muri Afrika by'umwihariko n'abaturanyi cyangwa abanywanyi abavandimwe bari mu Uganda. Museveni yarahi cyane. Okay. Hanyuma rero n'amakoro arahari. Ashinga ntahe ndabasubije cyane. Nabatwumva muri Igoma namwe ndabasubije cyane. Umushinga nawe yatatse ngo u Rwanda rurashaka kumutera wabimenye. Ibyo ntibyari kwiyo mvugo imaze igihe. Oya ubwo urumva yari imaze iminsi yari yuko Burundi bwenda gutera u Rwanda. None byahindutse u Rwanda rwo rwenda gutera Burundi. Ndetse umushinga sinzi ibyo bari kwikekana. Umushinga ntahewe afite byinshi ari kwibaza. Okay, ibya politike nzi ni mituweli n'umuganda. Twebwe politike yacu tuzi n'umuganda na mituweli. Ibindi byo rwose tubona bigenda tukabona biza. Hanyuma rero mwese mbifuje byiza aho muherereye. Hanyuma hano kuri Ihumure TV tugira ibiganiro bigaruka ku bukungu n'iyobokamana cyane cyane kuko tugira ibiganiro byinshi. Hano tugira ikiganiro cyitwa ikinyoma cyishe mu iyobokamana, iki gisobanura ibintu binini aho twibanda ku buntu. Hanyuma kandi tukagira ikiganiro cyitwa ijambo ry'ubugingo ndetse n'umutsima utera imbaraga. Ni hano ku Ihumure TV tugira ama episode tukajyana niba turi mu gitondo tuzindutse. Na Musaho rero turi mu kiganiro cy'ubukungu. Musaho turamwakiriye ariko uranze twibutsa ya application ya IMAP. Ko hari abantu benshi bayidusabye bo kuri IMAP. Ariko rero niba warigeze guhombywa n'iseta nkanjye ushobora kuza tugakora koperative bityo tugafungura amaduka yacu kuri IMAP. Yego. 90% y'amabusiness afungurwa mu isi ahombywa no gukodesha iseta. Yego. 10 nizo zisavayivinga ariko ubundi ugiye kureba hanene usanga iseta ihombya benshi. Ariko ufite IMAP n'uhombo. Kuko IMAP urabasha gushyiraho ibicuruzwa byawe nta kindi kintu wishyuye cyane. Okay, hanyuma rero ugenda hariho ngo create shop cyangwa se create your own business. Ugende za laptop zawe za firigo za ikuzo n'ibindi byose ushyireho ibiciro. Hari ibihumbi by'abanyarwanda biteguye kubona service banyuze kuri IMAP bakagura ibyo bikoresho kandi ikindi nta mafaranga y'iseta wakwa. Icyakabiri gukoreraho n'ubuntu. Ikintu cyonyine cyakora iyo umuntu aje gutwara ikintu nyine yakugezeho cyangwa ukimushyira ugomba kwibuka ukamuha IBM. Ariko iki seta cyo amafaranga y'iseta ngo metero kare ngo na $18, metero kare ngo na $9, icyo cyo kiri. Ariko akaba k'amadolari ntago byemewe mu Rwanda se niba biciye. Avesha. Birakora? Ave. Beneri kayinaniye rero. Neza akazi ka Beneri. Ave byihorere. Reka sha. Agwebuka ahantu twabaga twishyura 550 ko hantwitse. Na n'ubu se baracyayishyura amadolari. Barakubwira ngo ntiburiza. Ngo reka ko twebwe ngo ibaze ngo twishyuzaga 560. Ngo imyaka irashize ngo naro. Inirashize ntituru. Bazi icyo bari mu bro. Yes, ujye kuri telefone yawe, ujye muri application, ujye muri App Store cyangwa se Play Store. Urajya muri Play Store hanyuma wandikemo IMAP. Urandika AMAP. Oya M. Undi ni EMAP. IMAP uko nyine urandika EM wongereho app. EMAP. IMAP urandikaho IMAP noneho muri button search haraza kuzamo nyine iri bube yanditseho ngo Eden. Eden. Logo yayo ni Eden. Yanditseho ngo Eden Market urayibona. Noneho downloading application. Nakubwira iki urebe ushobora kujyaho utagiye no gushyiraho iduka niba ntaryo ufite. Urwo byumva.
ariko kimwe nuko nanone ushobora kugira gutya ukavuga uti reka kire hirya yanjye, ariko ushobora no kujya ukaguriraho. Nyamuneka abantu bari kuri IMAP bakeneye n'abakiriya 10,000 cyangwa 20 bireba ikiganiro cyacu, byibura 100 baguriye abantu bashyize ibicuruzwa byabo kuri IMAP, bashobora kunegosiya, bashobora kubiderivaringa utiriwe wirushya ujya kureba igicuruzwa ngo muhamagara kizane mu rugo. Ikuzo nawe nabonye ari kugurisha LCD Smart TV. Ku bantu bashaka ibikoresho rero harimo firigo, televiziyo, micro-onde water dispenser na mudasobwa, mushobora kumuhamagara cyangwa se mukanyandikira kuri izo nimero ziri hasi 8234 uramutse ufite firigo yawe irwaye ushobora kumuhamagara nkaza nkayigukorera ikaba nzima cyangwa se kwiziniyeri ngayo nguko. Yes, musaho rero ibivugwa byo wenda twari dufite inkuru nashaka ko tuza guheraho, hanyuma birangira nk'ubuze ngo bagiye kudoda amahema. Yaravuga indi yabaye nyuma y'inteko nshinga amategeko, hari ukuntu intego maze kwandura umushinga wa Genius Act. By'umwihariko niba ubyibuka ubwo duheruka njye nawe twari kumwe kuri IBF Africa Blockchain Summit, twari turi kumwe, ndibuka ko hari haje wa mu minister ntuza wo muri rya shyaka, aturuka muri rya shyaka yitwa Ndera. Irihe shyaka? Green Party. Wa undi bita ntuza perezida waryo, wa mugabo wandi ufite akafro nk'aka kandi niwe wari waje muri IBF, yavuze ijambo ryiza rikomeye. Ariko muri zimwe muri strategic point zatumye IBF ibaho ni ukugira ngo hakwirakwira inkuru ya blockchain, noneho bityo n'aba policy makers batangire kwiga niba kuko abari nko kubaforsa. Ariko ariko ibyo uri kuvuga mu mashuri menshi arabarimo twavuganye bambwira ko batangiye guhabwa isomo rya blockchain biri serious mu mashuri. Yego, amashuri amwe namwe rwose y'ama private hano yatangiye kwigisha smart contract development cyane rwose. Abo ntibabafungara oya, simpamya ko babafunga kuko bari kubabwira ko yes ya pass. Rero hari ibintu dukwiriye kumva kugira ngo tubashe kuriretinga iby'iri tegeko, ubyumva ubwo nkurikije nk'ibiganiro nakomeje kumva ibyatanzwe hirya no hino, ubyumva naje gusanga ko nubwo wenda itegeko rya pasinze ariko usanga nk'ubumenyi buri bukomeze kugorana. Ahanini biturutse kutumva neza, uri kubyumva iby'abantu bita ngo ni virtual assets, kuko buriya virtual assets, coins, tokens, urabizi ubu dufite ibyo bita ngo memes, tukagira token, tukagira coins, kubyumva izo ubwazo ni virtual assets ariko zenda guplayinga role zimeze nk'ahari nk'amafaranga, kubyumva ariko habaho n'andi ma virtual asset menshi atandukanye. Tubare nk'urugero, iyo ugiye kureba habaho nk'ibyo bita za virtual gold, virtual silver, ugasanga zahabu, gold, izo zose urumva ni ama virtual so actually nk'ubu tuvuge mu Rwanda nta virtual asset n'imwe iraba approved. Hari se ariko se koko nta virtual asset n'imwe. None se y'abadepite bicara kuri icyo kintu bikwereka ishusho yuko iyo virtual so kuboneka mu gihe cya vuba. Ntabwo iri ari nk'ishusho ngari, uri kubyumva. Ndetse nta nubwo kweri nge ntekereza yuko bizasaba ko virtual assets zose coins ubwazo zimaze kurenga 21, ntabwo ntekereza yuko buri coin yose izaca muri iriya komite, uri kubyumva. Ariko nge ndashaka kuvuga hari icyo itegeko ryagakwiriye nko kwibandaho, kuko ahanini ibyo dusanzwe twita ama crypto, sibyo? Ibyo twita crypto ahanini biri ni investment ariko ifite icyo nakwita nka risk, kubyumva. Ni investment ifite nk'icyo nakwita risk cyangwa se interest runaka, kubera yuko anytime virtual asset yose ushobora guholding ishobora gutakaza agaciro cyangwa se kanakongera ugakiriramo. Nabonye itangazo, nabonye inkuru kuri Wall Street Journal
inkuru yavugaga ko uretse ndebe ko igihari Donald Trump igihe yiyamamaza abarenga 600,000 bahombye bo babivuga ngo bibwagera muri miliyari zingahe. Ngira ngo wabonye yuko itangazo ryavuga ko Donald Trump uyu mwaka yinjije biliyoni 45 yinjije. Actually urabizi ko Donald Trump ajya kuronshinga coin yari yasohotse n'uyu mugore we Melania ajya kurahira zari zasohotse ndetse hari abantu barimo abashuti bacu cyangwa se n'abandi bantu baba hanze bari barangije kwibikaho Trump igihe ari kuri 77 ngira ngo urabyibuka. Barayigura rwose bihagije ariko actually yaje kurangira yikubita muri 10 kuva kuri 77 ngo ngo bikabiri kuri 5 gutyo. urumva ko yatakaje hafi ikigero kigera ku ijana n'ijana riburaho make cyane riburaho nka 92 ku ijana. Banga umuntu washyizemo amadolari 77 ubasigaranyemo amadolari 5 kugira ngo wumve ukuntu bimeze. Ibi rero byateje impaka nyinshi gukomeza no bivuga kuko abantu babona ko amademande n'ibiki byose ari ikibazo uri kubyumva. Ariko actually Congress y'Amerika yo yanzuye yarebye ku kintu cya nyacyo ari nacyo cyabo bashyize imbere ari cyo bita US backed stable coin. Actually kugira ngo ubyumve impamvu ki bigoranye ko amareta ashobora gutangira kufavoriza ngo abwire ngo ikuzo ngo najye muri blockchain cyangwa ngo najye ubundi usanga izi cryptocurrency zo zishingiye ku cyo bita demand and supply. Ngira ngo urabizi niko bavuga ati demand and supply. Ikuzo arashaka ndayishaka okay igiciro kirazamuka. Ariko actually idolari uri kubyumva cyangwa n'amafaranga y'u Rwanda yo abafite ahantu ahuriye na economy ubukungu kuko yo ibiciro byabyo bishingira ku byo twita import and export. Uvuga ngo niba ibyo mutumiza uko bikomeza kwiyongera niko ifaranga ryanyu ritagaciro guryo faranga ryanyu mukomeza kurihigisha mushaka amafaranga y'amanyamahanga kugira ngo ariyo madolari kugira muze kubasha kurangura kubiri ku isoko. Ibyo kintu cyumve neza. Ibyo rero bikaza gutuma nyine hatabaho inflation ubyumva. Inflation ikazaterwa nuko nyine igihugu mwebwe muri vuvuze tre consommateur ni muri abakonsomateri nta kintu na kimwe n'ikawa bananiye no korora ingagi byaranze uri kubyumva. Usanga activite zose zagakwiye kuba zituma ubundi reka nkubwire ikuzo kugira ngo ibi bintu byumvite urumve. Sinzi wenda nshobora kubibwira abantu nimbivuga sinzi ni buri bubyumve. Reka dufatiye scenario. Urabona Reserve Bank ifata miliyoni 200. Tubare tugeze ku itangira ry'amafaranga. Reserve Bank ubwo ndivuga Bank Central. Tubare banke Benin n'urugero. Ifasha amafaranga miliyoni 200. Iragiye kuya distribute. Sibyo? Irayafashe yahaye amabanki ku nyungu ya 3%. Wabyumvise? Ayo mabanki afashe ya mafaranga agiye kuya distribute. Uri kubyumva? None tubare niba batanze miliyoni 200. Uri kubyumva? Ubwo abazaza kwishyura niba babahaye inyungu ya 3% ubwo bazishyura ngahe? Kujya byumva no kuvuga ngo niba tubare babahaye inyungu ya 3% niba tubare miliyoni 200 bazishyura miliyoni 60 3%, sibyo? Ariko ikibazo amafaranga bashyize muri circulation wabyumvishe ni miliyoni 200. Vango birazwi ko amafaranga bafashe bakaguriza ari hanze asirikira ayo mfite ayo bero nafite ni miliyoni 200 kandi yarasohotse bayahereza amabanki ku nyungu ya 3%. Kandi iyo nyungu ya 3% byiteguwe ko amafaranga agomba kugaruka ariho ya nyungu ya 3%. Ariko igitangaje ntago babahaye 200
200 ngo bongereho 60 za zindi byibura bazishyire muri circulation kugira ngo nibaza gukorekitinga amafaranga n'inyungu bazabone 60. Urumva bari kubaka, navuga ngo baba bari kubaka amafaranga ariko atari muri circulation. Ngo haye miliyoni 200 genda uziha abantu abandi bagurize, uri kubyumva? Ariko miliyoni 200 uzazingarura ushyizeho miliyoni 60. Uzazikura he ko muri circulation ari miliyoni 200? Ibintu byo bitekereza. Aho rero niho hazamo icyo bita ubuhahirane, ubutwererane, international trade. Niho hazamo bwa bucuruzi bwambukiranya imipaka n'ibindi. Niho umuntu yungukiramo ya mafaranga agasinakinga ya mafaranga ya bya bihugu hanze y'abantu, abakerarugendo, wabyumvishe, abantu bazagura ibintu biri domestique imbere mu gihugu. Noneho bityo ya mafaranga y'abanyamahanga akabasa nayongereye total supply imbere mu gihugu. Noneho abandi bazajya kwishyura bakishyura 260 ariko 60 naba yaravuye muri reserved bank. Okay. Urumva icyo kintu? Bivuze ngo amafaranga asanzwe dusanzwe dufite abakinzwe n'icyo twita real economy, ubukungu bwa nyabwo. Gusa twagiye tugira wenda ibibazo bya political instability cyane cyane nko muri Afrika, aho habaga abagabo ba printing niba amafaranga yaje mu mpfunyikire hayange ntiyanyoherereze. Hari umugabo umwe nabaye mu gihugu cye, iyo yuriye indege avuye mu gihugu idolari rirahenda, ngo ajyana amadolari yose, niko numvishe bambwiye simbizi, amadolari yose yapakira indege akavuga ati nanjye ni mu ntera kudeta muzayintera namwe musigare banki nta kirimo. Sinzi niba ari byo. Urikubyumva? Uwo mugabo rwose yarancekeje, wo mu gihugu kimwe kivuga icyarabu. Urikubyumva? Aha rero nagira ngo nkumvishe ko ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'ibihugu aba ari ngombwa, kubera yuko urumva ubundi kugira ngo banki yagakwiye gusohora amafaranga avuga ati turabagurije nimwakire n'aya muzatwishyura nk'inyungu, ko amafaranga bashyize muri circulation y'abari amafaranga asanga. Aho bituruka rero, igihugu gikorana ubucuruzi n'ibindi bihugu, ibyo bita economic wenda integration. Igihugu gikorana ubucuruzi nyine niho ya mafaranga azakajya mu gihugu akamafaranga kazaba yakwishyurwa habayeho n'inyungu. Urumva? Aha rero bitandukanye no kuri cryptocurrency. Cryptocurrency ntabwo ibakinzwe n'ikawa, kubyumva, n'ingagi, kubyumvishe, ntago ibakinzwe n'icyo kintu. Bityo bigahita bitanga vulnerability yuko umunsi hazabura icyizere cyangwa amakuru atangajwe kuri Wall Street cyangwa amakuru atangajwe kuri Yahoo Finance azahita yaffectinga direct ka gaciro ka rya faranga ryo muri crypto. Gira ngo bikubyumva. Aha rero uko byaffectinga niko ibihumbi by'abantu bemvestishije muri iryo faranga bashobora kuba subjected ni ukuvuga kugirwaho n'ingaruka. Ariko nanone izo ngaruka urazibara ukavuga uti noneho zibaye ari ingaruka ziri positive. Kavuga uti noneho ayo makuru atangajwe abaye afite agaciro kadasubirwaho agatuma igiciro cy'ifaranga kizamuka. Byagenda gute? Wabyumvishe? Aho rero abantu barakira kuko ifaranga ritaryongerwa agaciro. Aha rero mbonereho umwanya wenda mbyinjiyemo byo kuvuga impamvu abantu bakunda kuvuga ngo Pi network ngo ni utility. Utility ni economy. Urukubyumva? Niyo mpamvu iyo bavuze ngo Pi network ngo izaba iri backed by utility, ntago ahanini baba bari gushaka kumvikanisha ko agaciro ka Pi network kazagendera ku rusaku kuri presence yanjye cyangwa presence ya Ikuzo cyangwa ibihumbi 100 bya downloadinze, ahubwo bizagendera ku cyo twita utility. Utility rero nicyo twita real economy, abantu bamenye kubitandukanya. Ni ukuvuga ngo real economy ni ukuvuga ngo ubundi mbere y'intambara amafaranga yajyaga akorwa, ariko ugasanga amafaranga igihugu gifite arangana na zahabu gifite.
ngira ngo ikintu kiri gutuma mu iki gihe cy'intambara amayuan ari kuba amafaranga ashobora kwizerwa akaba yakoreshwa nuko buri amayuan abakinzwe na assets na gold na zahabu. Noneho ibyo bitandukanye n'amana abantu bari gutakariza icyizere amadolari kuko amadolari ashingiye ku cyizere na ekonomi ya Amerika. Kandi ekonomi ya Amerika ubu navuga ko ekonomi y'u Rwanda ihagaze neza kurusha ekonomi ya Amerika. Seriye? Impamvu nabivuga gutyo ndagendera kuri indicator yerekana ko ntuza amadeni ya Amerika yarangije kunyura ku ntuza. Donc amadeni yarangije kunyura kuri gross domestic product. Donc ubu ngubu biri kugera muri trillion 38 gutyo. Uri kubyumva? Mu gihe uri kubyumva iyo ugendeye kuri gross domestic product usanga ari 35 numva amaze kurengaho hafi 3 n'ibindi. Uri kubyumva? Mu gihe twe raporo iheruka u Rwanda yagaragaje ko twebwe bije yacu igeze nuza amadeni uri kubyumva ageze kuri 74. Twebwe urumva turacyafite stabilité mu bijyanye no kuguza. Ariko Amerika ugereranyije wavuga ko nta n'umuntu wemereye kuyideni. Ni nkuko naza ngasanga ikuza kennye araho ari mu rugo nkamuganira rero ikuza urakennye reka nkugurize miliyoni. Aho n'ubwo ryimba nkoze kuko mba mbiri kwibona ko ubukene ufite utazatuma unyishyura miliyoni. Ubundi yagiye kuguriza umuntu amafaranga abantu benshi banabimenye wenda byanarinda na za mpaka n'iki byose by'abantu biruga bajya kuri ribu ngo kanaka namugurije aya. Ugomba kubanza ukara kuri credibility y'umuntu ugiye kuguriza. Urabona ikuzo mu gihe nzi ko waba ufite ibibazo nshaka kuguha 20,000 kugira ngo ugurize 50,000. 20 y'ubuntu apane 50 azaguteze. Ngana ikuzo ningo 50,000 kurangiza kubona ko warangije guta credibility yo kugura. So actually kwa ko mbona ko warangije guta credibility yo kuguza reka ngo 10,000 ntuzayanyishyura. So impamvu bivuze ngo ekonomi y'u Rwanda imeze neza kurusha Amerika tutagendeye ku kintu kimwe ari cyo twita global reserve currency. Global reserve currency ngo ndi kuvuga idolari. Tubaye idolari ridakora ku isi yose uri kubyumva rikaba gusa ryakoraga muri Amerika nta muntu waguriza Amerika size u Rwanda. Ariko icyo twita global currency reserve currency ariyo US dollar itanga imbaraga uri kubyumva kuko isa ibakinze icyizere uri kubyumva kuko urumva nk'ubu ngubu nta muntu wese waba ugitunze idolari economically ukoresheje tools za economy ubitse idolari wahita ubona yuko wasaze. Ubitse ifaranga ry'igihugu cyarangije kuba overdebt ubundi cyakagurishijwe nko kwa kundi Ubushinwa bwari bugiye kugurisha Sri Lanka. Urabyibuka ya muntu ra Sri Lanka nayo yabaye turi hano uri kubyumva. Ariko abantu bafite icyizere kuko bazi yuko twese amafaranga tuyakeneye kugiye dukorana ubucuruzi. Nukuvuga ngo urebye ikintu gifashire ya economy ni kintu twita global reserve global reserve currency. Gira ngo aho ngaho uri kubasha kubirinkinga neza. Yego ndabyumvisha. Rero ugereranyije uko icyo kintu cya global reserve currency gusa uretse ko amanyarwanda ari amafaranga avunjishwa mu Rwanda gusa. Nta handi wayajya. Niyo rwose uretse Kampala. Uri kubyumva? Iyo wibeshye ugasunika wenda nka Kampala ukajya ukarengeregu ugogeze ku mpaka wa Sudan. Biragoye Sudan na Uganda nta hantu bakuvunjira amanyarwanda. Byazanga ugaruke Kampala ubanze uvunjishe ubone gusubirayo. So urumva yuko niba amafaranga yacu adashobora kurenga n'imipaka yiyi duturanye ubyumva turi mu karere kamwe nka East Africa South Sudan cyangwa wajya muri Somalia ufite amanyarwanda ugashaka ahantu yavunjisha byagorana. Wenda birashoboka ariko bigenzi ko byagorana kuba ariko bira bihugu nabigiyemo udafite dolari biba bigoye yuko wapfa kubona ahantu. Urumva ko kantu muri make muri turuzi za economy ushaka kuvuga uti US yararangiye ari nka muntu utazi amateka akavuga ati ari iki gihugu niki uravuguriza iki yahita mu Rwanda. Yari umusazi. Oya nibyo ndi kukubwira. Umuntu wize economy ukaza ngo iki gihugu gifite GDP n'iri deni
iki gifite GDP bagwara bakamubwira ati ni igihugu X, iki ni igihugu Z. Avuga ati igihugu X gifite bije yacyo kigeze kuri 74%. Uragiha ideni. Iki gihugu B, iki gihugu Z gifite ideni dore ryarenzeho 120%. Urakiguriza. Umuntu wese ufite ubwenge muri ekonomi yahitamo igihugu X. Ariko ako kantu ko kuba global reserve currency niko kantu gateye ubwoba, niko gatuma nyine turacyafite icyizere na akazi kose dukora tuba dushaka guhembwa mu idolari. Ngubu ngewe trike yose nanjye mba nkora se nagira gute ngo mpembwe mu idolari, wabyumvije? Ubwo urumva nicyo kintu nashaka kubwira ni ubwo ndagira ngo wumve iyo stability. None rero ubwo nahereye mvuga kuri crypto, uri kubyumva uburyo ki ikoze. Mvuga ko hanini abantu ntibakwiriye kumva ko ngo bill yabaye past, uri kubyumva, ngo birukange bagurisha ibyo batunze, batangire kugura kwishora mu byo batazi, ngo bill yabaye past batangire kugura ibintu makoini hirya no hino. Cyane ko amwe mu ma exchange akoreshwa ntafite umupaka, uri kubyumva, si yabaye umudugudu, uri kubyumva, ntago byapfa gukunda ko parliament imwe y'igihugu runaka niyo cyaba cya Amerika ye ishobora guhagarika access kuri internet burundu. Na Iran yayihagarika, uretse ko Uburusiya bwayihaye ntuza Starlink jamba kubyumva. Ariko uburyo bwose wagenza iyi generation tugezemo niyo wakupa internet, twebwe urubyiruko turi yaranje, uri kubyumva, kwabaho guko ntago twabaho tudafite internet, uri kubyumva. Actually abantu ngo nshatse kuvuga ngo abantu bamenye risk irimo mu gupfa kwishora mu ibi bintu, ujya muri zo twita unstable coin. Ko buriya zino zirimo amoko abiri, dufite izo twita unstable coin, tukagira nizo twita stable coin. Stable coin nizo coin nyine zidafite agaciro k'ifaranga gahamye. Ubwo mbivuze mu Kinyarwanda gahamye. Mu gitondo Bitcoin yari 81, izo ni unstable, ni unstable. Ubundebyeho nsanze Bitcoin abaye 80. Uwayibuze mu gitondo wamaze guhomba 1000. Ariko ashobora kwihangana yageze ejo akunguka 9 akagera kuri 83 akunguka 2. Ubwo ndagira ngo abantu babyumve. Cyangwa se kwihangana ngo wabona igiyeho ikaza kuva 3000 ugasigana 73. Aha rero abantu ubwo ndagira ngo bumve, abantu bataza gusimbuka ngo bill yabaye past, uko byumva, ngo batangire kwishora mu bintu bimwe na bimwe, ngo batangire kuvuga ngo reka nanjye ngo nguri ibi nanjye nguri ibi, uko byumva. Actually niyo mpamvu buri gihe tugira inama tukavuga ati nyamuneka ugomba kubaza umujyanama wawe mu by'ubukungu kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibi bintu. Ariko natwe hano tuba turi kujya inama, ngira ngo natwe tuba turi kubafasha. Ashaka kuba adafite umujyanama ahubwo abantu mfite ni musaho ndamukurikira ku ihumure, reka nkurikira inama yego. So rero ubwo twavugaga kuzo twita unstable coin. Izo coins nyine zihindagurika mu biciro, ndetse economy yayo ikabishingiye ku cyo twita the law of demand and law supply. Abantu bize nyine mu itegeko law of demand and law of supply, rose nabona uko mbivuga mu Kinyarwanda. Ariko n'ugushingira ku bwiganze bw'abakeneye iryo faranga. Ndakibonye nuvuga ngo ubukungu bwayo bushingiye ku bwiganze bw'abakeneye iryo faranga. Iyo abakeneye iryo faranga babaye benshi, iryo faranga rigira agaciro. Iyo abakeneye iryo faranga y'ubwiganze babaye buke, ifaranga ritakaza agaciro. Aha rero niho leta ya Amerika, ubwo ndagira ngo noneho tuvuye, yatangije umushinga wayo bita Genius Act. Uko byumva, uyu mushinga waciye muri leta, muri parliament, muri Congress ya Amerika, bita Genius Act. Ni umushinga uteye ubwoba. Impamvu mvuga ko ari umushinga uteye ubwoba, ni umushinga ufitemo nk'ibika bitatu nasobanura. Ariko ni umushinga wubakiye kuri za zindi twita stable coin. Stable coin izo ni za coins
zifite agaciro kadahinduka k'ifaranga kandi agaciro kayo kakaba kubakiye ku idolari. Kugira ngo ubyumve neza reka dusubire inyuma. Mbere y'uko amaleta bitewe n'intambara iya mbere n'iya kabiri uri kubyumva zitangira guprintinga amafaranga yo kurwana intambara, ubundi faranga ryose inote y'idolari yose yasohokaga yabaga ifite zahabu bingana mu bubiko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abyumvishe? Ariko kubera intambara nyinshi Amerika imaze kurwana, Vietnam ngo mvuze ya kabiri y'isi, Vietnam, Iraq, y'Ubuyapani urayibuka yateyemo Hiroshima na Nagasaki. Kubera intambara babonye ko batazajya bajya guprintinga ifaranga ryo gukoresha ku rugamba ngo bashake zahabu bingane bikunde, ko byazasaba ko zahabu yose ishira ku isi bukurikije amafaranga. So nibwo rero batangije icyo bita nibwo batangiye guprintinga amafaranga uko bibone. Menshi koko. Batangira guprintinga amafaranga menshi uko bibone kugira barangize ingamba zabo. Actually aho amadolari ageze uri kubyumva nta nubwo bashobora gusubira inyuma batireka tugure zahabu bingana amadolari agire zahabu. Ahubwo Amerika mu mushinga wayo wa Genius Act irashaka gufata idolari rya risanzwe irifate nkaho irigize assets. None haba ari ryo risigare ribakinga amafaranga dukoresha a digital. Niba uri kubyumva neza, niba uri kumva iki kintu bivuze ngo Amerika irashaka uburyo ishobora kurisitinga situation irimo ikoresheje ibyo twita digital stable coins. Kuko stable coins ntago iba owned na banki. Yego. Nta banki owninga. USDT iyobowe ni ya company bita Tether. Kubyumva? Total supply ya USDT uri kubyumva ingana n'amafaranga mu madolari uri kubyumva Tether company yatanze kugira ngo igire iyo total supply y'iki y'idolari ya USDT. Bango niba ifite tubara urugero katutanga urugero rworoshye, niba ifite 100 amacoin 100 ya USDT bivuze ngo hari andi madolari 100 ari ku ruhande angana ari muri bank. Ayo madolari yatanzwe muri Feds muri Federal Reserve kugira kuko ni USDT ibacking dollar. So ubonye USDT 100 abafite amadolari 100 muri bank. Kubera yuko aya ma USDT yo are backed. Ari backed ni afya amadolari cyangwa se imitungo runaka ibaze nk'idolari ibakinga US dollar USDT. Ni kimwe na USDC. Niba hari million coins of USDC hari amacoin million, hari imitungo miliyoni mu madolari ibitswe yatanzwe uri kubyumva kugira ngo iyo total supply ya miliyoni ya USDC isohoke abantu batangire kuyikoresha nk'abakoresha amadolari. Ngira ngo noneho urasa nkaho humvikanye noneho impamvu yo kuba idolari rikwiye kuba ryakongera kwisubiza agaciro. Urumva ko idolari impamvu riri ategeko bargita Genius uzi ikintu bivuga. Genius Act itegeko zana Genius ubundi umunyabwenge bashaka ko Genius ni umuhanga. Itegeko bargita Genius Act bivuze ngo rero niba u Rwanda rushaka gukora stable coin wabyumvishe urwo Rwanda rukaba rushaka gusohora miliyoni 10 z'amacoin wenda tubale USDR US dollar 1 USDR. U Rwanda rukaba rushaka gukora stable coin yarwo uko byumva ibakinzwe n'idolari kandi rukaba ruzakora miliyari 10 z'amacoin. Ubwo rurasabwa guhiga rukabanza rugahiga miliyari zingahe 10 z'amadolari kugira ngo bayyemerere gushira za miliyoni 10 u Rwanda ruzishyura Amerika. Noneho u Rwanda rusigarana amacoin.
wabyumvise icyo impamvu wita Genius Act ni Genius Act kweli ni ukuvuga ngo niba kampani yanjye sibyo niba ishaka gukora USD hash ihumure ikaba ishaka gukora USD hash akaba ari stable coin ingana $1 niba ihumure izatanga amacoin 10,000 ngomba gushaka ihumure iraza gushaka 10,000 izishyura Federal Reserve America kugira ngo babike bavuge bati rero ufite coin genda uzikoreshe uri kubyumva imwizangana $1 imwirangana n'aya madolari uduhaye okay ayumvise impamvu baryita Genius Act babandi rero ideni barimo ya mafaranga bari kuyabona bari kukugurisha ikintu kiri digital wani creating ukabahereza the real money which they also nabo ubwabo bakeneye kwishyura kuko nabo bafite ideni niyo mpamvu umucungamari bitaho nako na Sergio Lavrov yabivuzeho yavuze ko Amerika ifite umugambi wo gusiba amadeni ifite ikoresheje Genius Act stable coin US backed stable coin niyo mpamvu itegeko ryitwa Genius Act n'ubwenge koko n'ubwenge kabisa Kongo nishaka gukora USDA ayifashe Nenge ushyiraho ku USDC numva barayifashe niba ishaka gukora USDCC uri kubyumva ikaba ishaka kuko abanyekongo bazagira miliyari 20 z'ama USDCC birasaba Kongo ishaka zahabu n'ibindi byose igurisha ibone miliyari 20 z'amadolari ari izishyura leta ya Amerika muri Federal Reserve kugira ngo ibashe kuzana amacoin ku isoko yakoresha wayumvise impamvu baryita Genius Act nuko buri company uri kubyumva buri gihugu kizakenera gukora a USD stable coin niba u Rwanda rushaka guhaha uri kubyumva uraza gusanga muri economy turi kujyamo uraza gusanga bizasaba ko rukora USDR USDT US dollar stable Rwanda kuko nibwo umuntu wese uzafata US dollar Rwanda ntabwo azigera yibaza niba bitangana $1 ntabwo azigera bitekereza kuko arabizi ko ayo mafaranga ari amafaranga yafashwe yishyurwa kuri ya leta kugira ngo habeho USDT uyu rero niyo mpamvu uriya mupango wita Genius Act uri kuyuba abahanga kwe niyo mpamvu bawita Genius Act bafite ideni ariko barateganya ko kutugurisha ibindi bintu kandi igitangaje kuri iyi Genius Act nuko nta leta nimwe ishobora kwanga ibi bintu kubera ntago byashoboka bashaka gukora kuko ibi bintu iyi free economy iyi economy itanga uburenganzira busesuye ku muturage ku gutunga amafaranga ye bivuze ngo umuturage wese yayitora wabyumvise ngira ngo warangije kubyumva bivuze ngo ubwigenge kuri buri muntu wese ni ingenzi cyane cyane nk'abagabo bararwana bakarwanira ubwigenge hagapfa 50,000 10,000 bisigaye bikaba ari byo byenjoying ubwigenge abandi barapfuye ngira ngo urumva ikintu bita financial freedom icyari niba ubwigenge busanzwe abantu baburwanira bagapfa nta muntu n'umwe ku isi y'abazima wakanga gutunga amafaranga nta wundi muntu uza ahari ibyo bintu nta leta izabyemera rero icyo nkubwira leta izabyemera ni na Amerika ubwayo ibivuga ishaka kubishiraho biragoye ko nayo izagitora ikagiha abaturage bose aha rero niho ngira ngo ubanze wumva uri kubyumva Amerika niyo ifashe icyo bita global financial transaction uri kubyumva kuvuga ngo bo barakubwira toyati twowe ni digital ni dolari nuko gusa tugira ngo tube shuwa kwa ayo mafaranga wakoze ari kwangana kwa ayo mafaranga wakoze nta donc ni umugambi uri inyuma byo ndi kukubwira ndi gusa n'uriviringa umugambi ariko iyo babwira igihugu ngo tuhaye uburenganzira mwikorere digital dollar niko bizagenda bajya bwa toya urumva idolari twajyaga turi printinga muri Amerika
akaza muri kesi akoherezwa akagira bikagorana. Mwikorere digital dollar, ahubwo mwebwe muzana amadolari yo kuya backing. Wabyumvishe? Genius Act nyine. Urumva ko wa mugambi igihugu cyose kizavuga toke n'ubundi twatakaza umwanya munini bayashakire rimwe, noneho dusange dufite USDR backed stable coin, barafasha amadolari yose agurije amabuye na diamond barayatanga, cyangwa se bakongeraho n'indi mitungo kugira ngo total supply yuzure. Aha rero urumva ko Amerika yarangije gupanga umupango wo gusimbuza n'idolari twe tuvuga. Ku buryo kugeza ubu yuan ryizera ko riri kudomina rishobora kuzatsindwa n'uwo mugambi. Ngira ngo warangije kubyumva. Ibyo abantu bavuga ngo de-dollarization uri kubyumva? Ngo hasi uri kubyumva? Ahubwo biraza kurangira buri gihugu kiri bujye gikora ifaranga kibanje kwishyura amafaranga Amerika. Icyo gihe Amerika itiva mu ideni ryose ifite. Ngira ngo uri kubyumva. Niba buri gihugu kugira ngo kigire US nahingwaye nk'urugero Uganda, niba gishaka USDU, US stable coin Uganda. Wabyumvishe? Kugira ngo kigire ayo mafaranga birasaba ko gishaka backed dollar. None hari ibihugu bizajyana iyo mitungo ntivemo. Amafaranga ntavemo. Bakongeraho ibirombe, bakongeraho amabuye, uri kubyumva? Kugira ngo bagire total supply ihagije. Ya CBDC iramara iki? Wabyumvishe icyo kintu? Wabyumvishe icyo kintu? Ni ukuvuga ngo uko bikomeza kwiyarayininga, uri kubyumva? Amerika yarangije gupanga ko buri gihugu cyose kizahabwa uburenganzira bwo kwikorera ifaranga ry'idolari, stable coin ringana n'idolari, baryita ngo digital dollar. Fati mwaruhaga muduprintingire mugire gute uri kubyumva? Mutugurize mwe mwikorere total supply yanyu, ariko kugira ngo tuyahe agaciro murazana amafaranga bingana tuyabarikire, mutazongeraho mugateza inflation. Bivuze ngo biraza kurangira digital dollar yo dominance currency kandi in a direct form. Ukajya idolari ririho u Rwanda, idolari ririho Uganda, ariko riri digital. Idolari ririho South Sudan, USDS, United States of South Sudan. South dollar of South Sudan. Ujyaguri kubyumva? Ya project impamvu yita Genius Act nuko digital dollar izaba the dominant currency. Kuko noneho buri gihugu kizaba cyemere kwikorera, deja ibaze ko na company yemere kuyikorera. Niba company nka Teda yakwemererwa gukora stable coin, yakwemera kujya stable coin ya leta ya Amerika bayita USD1. Urumva ko byatangiye kuki leta ya Amerika yise USD1? Nta yindi yahara yawe. Ubwo niho nyine ni project type niho yatangiriye. Impamvu ndi kukubwira ibyo, hari ibintu byinshi byashyizwe mu bikorwa abantu bagomba guhembwa muri stable coins muri Amerika. Abafata za pension, abafata bya bintu y'abasirikare, y'abasaza n'iki yose batangiye kujya bayafata muri stable coin. Na Rwanda Revenue yawe niko igiye kuzagikora. Abyumvishe icyo kintu. Bivuze ngo in a direct form Amerika idolari nibwo rigiye gufata isi mu mupango wayo ariwo twita Genius Act, ariko mu bundi buryo rikitwa nk'iry'u Rwanda, ariko n'ubundi baratanze amadolari kugira ngo bagire backup. Wabyumvishe? Ibi rero biraza kurangira havuyeho n'amakarensi y'ibihugu akarangira cyane. We ariko ukiraho wijya kure. No biza no kugusha kuri ya Bibiliya y'ababagabo bavuga iby'ifaranga rimwe. Ubwo wenda mbivuzeho, ariko ni ukuvuga ngo US ni idolari riri digital ariko rizakora ahantu hose. Aha, uvuze abagabo ndabitekereza. Kubera ko impamvu mbitekereje iyi Genius Act yateguwe mu myaka 500 hafi ishize. Uvuze ko n'Abanyamerika ari abanyabwenge, sibyo? Bari bazi ko bizaba. Hanavuyemo bano bagiye bandika ibi bitabo nyene biyobora babagabo babwira ngo ifaranga rimwe. Bivuze ngo bari babizi ko bizaba,
bo babyandika nk'ubuhanuzi buzasohora kandi ni ibintu byari bizwi aha rero abantu bumve uburyo genius atari genius nyine rwuyuba ni ukuvuga ngo mu minsi z'abihugu biremererwa gukora amadolari yabyo aribyo twita stable coins uri kubyumva aho kuko Amerika nirekera guprintinga dore uko biza nirekera guprintinga inoti uri kubyumva kandi biragoye ko hari irindi faranga ishobora kwizerwa mu bijyanye no byahita riba global currency bivuze ngo nibavuga bati twebwe ntago tuzongera gutakaza budget du printing amadolari byaranatangireka mwebwe mukora iki mwikorere stable coin wabyumvisha niba igihugu gishaka kugura peteroli gishaka kandi wabonye ko na Iran ariyo yakira uri kubyumva iri muri Kyoto niba igihugu gishaka kugira peteroli kikagira ubucuruzi n'ubutwererane wabyumvishe icyo gihugu kizaje uko gikora USD cyongereho wende itangira igihugu cyane wabyumvishe aho rero bizarangira buri gihugu cyose kibrandinga ngo dufite USDR United States Dollar Rwanda n'urugero subize nkuri nyuma gato BRICS zabyemera anga niho ngira ngo nkubwire nyine nicyo nshaka kubwira ngende kuvuga uko umupanga upanze uri kubyumva ibyo kubyemera no kutabyemera uri kubyumva si ibyanjye ndashaka kukwereka ntuza amaze kujyaho Donald Trump amaze kujyaho uri kubyumva Donald Trump amaze kujyaho habaye ikintu gikomeye yaciye ikintu bita CBDC muri Amerika hariho abantu nyine batangiye kumva umugambi bamwe mu banyaburayi bari batangiye gukora CBDC ariko muri Amerika nta gahunda ifite yo kugira gute yo kubaka CBDC uri kubyumva bivuze ngo urubaka CBDC ariko ntiwaboherereza amafaranga iyo system ya nizabohereza amafaranga nta nubwo iryo faranga rye rizabasha kugura amafaranga yabo ayumvishe bivuze ngo turi kubaka ibintu muri environment ebyiri abari rero muri system ya CBDC harimo ibihugu byinshi byagiye CBDC bari kwiyarayininga n'Ubushinwa wabyumvishe Ubushinwa ni global starting power navuga okay ubu ngubu yego burakomeye uri kubyumva ariko sinemeza ko Ubushinwa wajya mu murongo nk'uwabwa akakanya ngo survive kuko Ubushinwa ubujya nyuma bakarinda bakurasa ukarinda upfa bagira ubwoba kubi bareba amafaranga hariya bacuruza bagira ubwoba kubi nubanga bari muri CBDC bari kwiyarayininga na digital yuan ko ni programming digital yuan nubanga ibihugu ahanini biri gusha kuko nta gihugu na kimwe Trump ashaka ko gikora CBDC kuko bo iyo bari kubisobanura abaturage natwe baratubwira atoya ibyo nugukomeza ngo bakomeze bamanaginga amafaranga yanyu bakomeze babayobore kuko aba muri gahunda yabo uri kubyumva nuko blockchain uri kubyumva uzasanga ari bo bafite ubushobozi gusa bushobora accessinga ku makonte y'abantu ni nabwo bizaborohera kuruta uyu munsi kuko icyo gihe ntabwo bazaba bagitegeka leta gusa bazaba bategeka na ikuzo ahagaze wenda biragoye ko ikuzo yagirana ikibazo na leta ya Amerika yego uri kubyumva ariko noneho wibaza kangaratete mu gihe uri kubyumva igihugu cyacu cyangwa se igihugu nk'acy'abaturanyi CIA yaba yahagurukiye kugihakinga ngo ikibe amafaranga yose cyaba gitunze abyumvishe icyo kintu mubwiye tekereza igihugu gifite amafaranga y'ikoranabuhanga nkatwe cyangwa se Burundi cyangwa se Uganda twese burya ahanini usanga ari agatebo kamwe CIA yafashe umwanzuro w'uko igiye gukora ukwezi cya Mossad cyangwa ka gatsinda k'abanya-Iran gahakinga wo wasanga National Bank yera ntabwo aribwo bwa mbere Amerika y'iby'amafaranga yateye Haiti ngira ngo urabyibuka mu 2000 iragenda ijya muri Reserve Bank
itwara zahabu ku mugaragaro. Aho rero ndagira ngo wumve iki kintu, amafaranga USDR ayo ma stable coins umuntu azajya yakwiba ayavunjaho ku isi yose, kuko ayo mafaranga afite ikintu kiya backing United States Reserve. No kuvuga ngo ayo mafaranga niba ari USD Uganda azakora, ninzanya kwiba niyo najya muri Puerto Rico cyangwa se ahandi hantu nzajya nyavunjisha, kuko nubundi biragaragara ko ari biragaragara ko afite treasurer, afite abayabakinga aribo United States. Bivuze ngo ntago agatsinda k'abahakinga kicaye ahantu mu cyumba kazajya kananirwa kuguhakinga ukagusiga empty, aho bari hose bayakonvatingira aho bayashaka cyangwa bayagura ikintu aho bageze hose. Kuko aho tugeze muri crypto, ntaho ujyana USDT ngo ugure ikintu ngo nujyana USDC bakikwaka. Ndagira ngo wumve icyo kintu. Aho USD wanu yijyanye ni naho BUSD ya Binance ikora. Aho ugurira amafaranga aho wayakoresha ugura kimwe naho wakoresha ugura ikindi. Bivuze ngo nizo stable coin naho uzazikoresha ugura ikintu naho uzazikoresha ugura ikindi, kubera ko yose azaba yubakiye ku idolari. Ubundi idolari niryo rya faranga rimwe ubundi babandi bavuga niryo rigomba kuyobora isi. Nubundi rimaze imyaka myinshi riyoboye, ariko ryasaga naho riri kuyobora amareta. Ubu rero ryageze kuri individi. Ese ntibizarangira umuntu ku giti cye, ntibizarangira amapaundi n'amayero avuyemo? Kandi ari byo ndi kukubwira. Ni ukuvuga ngo ikibazo ahantu gikomereye nuko nabikubwiye ngo nuko amareta, uri kubyumva, bigoye ko ashobora gukuraho ibyo bintu. Urumva ubu nta leta wavuga ko izasigara tubatse digital currency, sibyo? Twebwe nkatwe ibihugu byo muri Afrika ho ntago dufite money system de money ikomeye. Tuvuge ngo nibanga ko twishyura nango reka tujye dukorana ubucuruzi hagati ya Swift tugira byibura y'abanyafrika. Africa Union yacu ifashwa bije yayo 70% na Europe itanga. Wabyumvishe? Urabizi, twese turabizi ko guha umugati abari bugukontrol. Wabyumvishe? Amafaranga indege, iyo uteze indege hano ugiye muri Burkina Faso barabanza bakunyuze mu bihugu nka bitatu, uri kubyumva, uvi Burayi ibone kugaruka muri Burkina Faso. Wabyumvishe? Twebwe ku cyumweru yari umunsi wahariwe kurwanya ubucakara. Wabyumvishe? Okay, bamwe abapanafricanisme nkatwe nanjye na Dr. Rusa twawugiyemo. Hari tunari kumwe ndamushinga namubonye umusaza rwose n'ibitabo byiza. Ariko nubwo uwo munsi twawugiyemo, sare twarimo ntiyari irengeje abantu 80. Wabyumvishe? Abo ni benshi. Ndagira ngo wumve Afrika turimo wowe mbere yo kuzajya uvuga ngo bazabyemera. Ngo sibyo bintu abanyafrika bazabyemera, bitekerezeho. Umunsi basogokuruza bacu batwarwaga nk'ihene babaziritse agatuza kareza imbere, baba bari mu mato babajyanye muri Amerika, bagera imihango yabo y'abanyerope yagera bakajya babaterera mu mazi kugira ngo bakore imihango. Wabyumvise? Bakabica bakagira aho bagenda bagabanya, ubwato bwatangira kugira ikibazo kwera gupakira benshi bati ni mukuremo ibiro bike, bakabanaga mu mazi. Wabyumvishe? Uwo munsi nta konji nimwe itangwa, no ku munsi ukurikira nta konji nimwe itangwa muri Afrika yose. Wabyumvishe icyo kintu? Nyamara ngo kwijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ngo konji ni konji. Wabyumvishe? Ikaba kuri kalendari. Ikaba kuri kalendari, nibaye ku cyumweru barawukongeza ku wa mbere. Ibyo ngo byo kurgira idirifitiri bamaze iminsi bakabyizihiza, yaba ku cyumweru umunsi bakawushyira ku wa mbere konji. Wabyumvishe? Ngo Yezu yavutse. Ngo Yezu yavutse ku itariki nayo iri fake date, wa mugani wa Trump ngo fake news. Nabwo abantu bakaruhuka. Wabyumvishe? Umunsi abasekuruza bacu bahaswe ibiboko, bahatirijwe kujya ahantu batazi badashaka,
benshi bakagwa mu nzira, benshi bagapfira mu nzira, bakamera nabi, ubukoloni bukaba butumereye nabi. Uwo munsi ntitwawibuka. Nta gihugu na kimwe muri Afurika cyavuze ngo twizihize uyu munsi, nta leta n'imwe. Ahubwo ni ukubivuga gusa. Uri kubyumva? Uretse mu Bufaransa nibo bezehiza uwo munsi. Ni kwakomoka kwi. Nawe baba ni nko kuregreta. Bagiye batwereka ko baregresa ibyo bakoze. Ariko ibihugu byacu bya Afurika wabyumvise, abayobozi dufite ntibitaye ku icyo kintu ko uwo munsi ari ingenzi. Umunsi reka nkubwire, ibaze tekereza, reba ibyabaye ubwo nkubwiyemo duke. Ibyuko babatwaraga bakajya bakoreraho imihango, uri kubyumva, bakabasambanya abagore, uri kubyumva, abagabo bakabasambanya, nabo bakabasambanya, imico yabo ntugire ngo ni iy'ubu, uri kubyumva, bakabica, bakabatoteza, bakabanaga mu mazi, bakabakoreraho imihango, uri kubyumva. Ariko uwo munsi nta konje tugira muri Afurika yose. Ahubwo uzi ikiba, Afurika uvuga ngo ntibazabyemera, uzi ikiba, South Africa imirukankana abanyabotswana, hari umunyarwanda wapfiriye ejo bundi, ari ntumuzi, mushuti wanjye bita ari, yarishwe, yapfiriye South Africa, nawe muhindiri ryo kwica abandi banyafurika. Ejo bundi nahoze mbwira mushuti wanjye, ariko ndashaka nsubire kuri teori yo kureba ko abanyafurika ari inguge, ko abazungu baba batari bafite proof. Ariko mpamya ko bayifite, kuko hari ibintu ureba ukaba wavuga utari ko abanyafurika, abazungu banza bari bafite proof. Uri muri South Africa, seya umuzungu wirigure karama yaguteje ngo xenophobia, ngo nicyo gutwara ubutaka 70%. Umuzungu urabizi ntiwamukora wahita kurasa, waba bafite igisirikare cyao ni faranga. Muri South Africa burya marandi hari agace adakora, mugakoramo ifaranga ry'abazungu gusa, ariko ugahindukira ukajya kwica umunyabotswana, umunyarwanda nk'uwo wayibereye umwirabura mugenzi wawe, umwirabura mugenzi wawe, uri kubyumva ngo South Africa, wabyumvije, ukajya kuvuga ngo twege ngo igihugu cyacu cya South Africa no kuri map atari byo, kiriya gihugu ntabwo cyakwiye kwitwa South Africa. Ntabwo cyakwiye kwitwa South Africa kuko na ikarita ya Afurika twese turabizi ko ari ikinyoma. Ntabwo ishushanyije, ntabwo yashushanyijwe mu buryo bwa manipulation. Hejuru bashyiraho Europe kugira ngo ibe nk'ibu umutaka. Baje baravuga ngo Egypt iri mu majyaruguru. None se Egypt yaba mu majyaruguru gute? Niri kazamuka ijyayo gute? Ituruka. Nigeze mbona amazi azamuka. Hari amapompa akurura Nili. Ikarita ni igicupuri, utabizi nyina byihorera nta kundi. Ikarita ni igicupuri, ariko igitangaje twese niko twabyize. Ni Afrika ni nayo iri hasi. Ibyo babyige wabyumvise. Bagenda barahenge kwa kubiteje Europe ngo ibe nk'umutaka, batwereke ko ari bo bari superior, nibo ngo bari imbere. Inyuma y'amajyaruguru yacu nibo bahari, nibo bazi ibyaheraga inyuma, niyo mpamvu banabikoze. Nyariga na Bibiliya mbabwira ko baduhaye amakuru bashaka. Iyo niyo uvuga ngo ni Imana yanditse bira mu bikura. Hari ibintu byinshi, uzaba z'ababikologiste benshi, nubona hari igisigaratongo cyinshi. Inkuru nyinshi zivuga muri Bibiliya zifite ibisigaratongo, uri kubyumva, n'iby'umwuzure wa Nowa ibisigaratongo birahari. Ariko ikintu cy'uko ngo Abisirayeli bamaze imyaka 400 muri Egiputa, uri kubyumva, ngo bakambuka inyanja itukura n'amaguru, nta gisigaratongo na kimwe. Baba bazungu, abakologiste b'Abanyafurika nta numwe urabona n'igisigaratongo niki. Mu nyanja abantu bambutse inyanja bafite imiringa n'ibiki, nta kantu naka nakabigeze gasigaraye. Bavuye hano muri Gihuti. Iyo ni inkuru yanditse muri Bibiliya niyo yonyine, nicyo gitabo kivuga iby'iyo nkuru. Nta handi handitse. Kandi izindi nkuru nyinshi zanditsemo zifite ibindi bitabo bigenda bizivugaho. Baduhaye amakuru bashaka kuduha. Baduhaye amakuru bashaka kuduha. Wabyumvise icyo kintu? Baduhaye wenda iryo reka tubyihorere. Ahantu bivuze ngira ngo nkumvishe niwe bashaka kuvuga ngo Abanyafurika ngo ubwo se ngo bazabyemera. Kubyemera gusa. Shawe. Igitinze ni umunsi. Nubone no gukanda switch ugajya twese batubize. Nuko bazabwira ati twebwe muratugurisha zahabu ku mbaraga,
kandi tuzatubishyura muri stable coin. ubu ni muduheze none wagize ngo duturanye hari abari gusezeranya umutekano se bazamwishyura muri stable coin. natwe ntacyo twakora. Wabyumva? Erega bro uzi ko hari ikintu kimwe utazi. Niba hari ikintu cyerekana uri kubyumva? Tumeze nk'imfungwa pe z'gereza. Si gufungwa ubu ngubu umaze kubona ko n'ikibazo atari cy'abazungu. Ni twe ubwacu. Wowe uraje usanze umuntu araje uri umwami uyoboye igihugu. Ati reka wowe garukira. Nta kibazo mwidiye. Nta kibazo ndahagarukira. Kugeza n'ubu ngubu ikibazo gikomeye mwaka karere. Twese tutarebaho. Twiga dusimbuka ngo abanyamurenge ejo ngo Burundi, ikibazo gikomeye ni imipaka. Dukoye imipaka ntabwo ibyo bibazo by'amoko byakongera ko. Ejo bundi nahoze mbona amateka utagiye kure. Murambona amateka. Usibye ubujiji no kwitwaza ubuguryi budashinga kandi hejuru y'injiji ngo zizi. Umuhutu umutagize amazuru manini gute, umututsi agize amazuru maremare gute, sibyo umutwe afite ameza ate. Uretse gato none se ko umuzungu yarabizi ashyiraho ibyo byiciro. Yaramaze kubona ko ubwoko bw'abanyarwanda ari bwinshi, abagesera, abazigaba, iki byose atazabatandukanya ngo abashobore. Afata 3. Sibyo? Amaze gufata 3. Ikibazo kuki yanditse tutsi akandika twa, akandika hutu. Kuki atarebye amasura gusa ngo ibyo byihorere. Yarazi icyo ari gukora. Yarazi icyo ari gutegura. Urumva aha ngaha ikintu cyabaye wenda nka kuri iyo kesi cyabaye ni icy'abantu bize. Iyo mvuze ngo abantu bize impamvu aba ari ngombwa ko ubyumva, umuntu kugira ngo ibyo bintu bikomere baraje batwara abantu. Ubu bagiye kwibyimbisha umutwe ngo turavuze ngo barize. Oya. Kandi bazi ubwenge. Baraje batwara abantu barabwira ati mwebwe muri injiji ntimwize. Babajyana mu ibyo bihugu babicaza mu mashuri. Avuga turabona uriya muntu mu bindi imwe muturanye. Buriya we yaturutse muri Ethiopia. Wabyumvise? Amanuko n'amazi. Noneho uwo muntu bajyanye mu Bubiligi kwiga akajya akora etide. Wabyumvise? Tikanaka yaturutse mu gutya. Wabyumvise? Ati yaturutse atamanuka muri Ethiopia gutyo ati n'uyu. Sibyo? Akongera ati kanaka nawe wa wundi twiganaga nawe yaturutse muri Cameroon aramanuka, izo ni inkuru zizwe. Ati nawe n'uyu. Wabyumvise icyo kintu? Uri kumva icyo kintu? Abo bantu rero bize iyo histoire yuko injijuke monsieur professeur bamuhereza degree batijya kwigisha abanyarwanda. Hageze ati rero buramwe muri injiji twebwe twamenye isoko y'abanyarwanda n'ukuntu batandukana. Mwicare mwige. Ngubu ngabo ba professeur. Bakaduha gateye tukicara. Baricaga ati abazanye baje ku ishuri base babazanye bakina ati ishuri ryabonetse bataha batavuga n'abarangiye kubabwira ko batandukanye. Wabyumvise? Ati wowe utandukanye na kanaka nawe utandukanye na kanaka. Wabyumvise? Abo bigishaga baravuga ati dukeneye ko abana bacu bazajya mu nzego, nabo bohereza abana babo mu ma university mu mahanga. Nabo bajya kwiga bya bindi. Barongera biga bya bindi. Kugeza igihe uri kubyumva umuntu wize mu abantu b'icyo gihe bize ubwo burozi. Uri kubyumva bazaba batakisigabura ubwo burozi ndetse batakiri no mu bantu batakinatwumvisha ko umuntu wize ibyo bintu ari we wize. Nibwo tuzaba turi gukira. Ubwo ibisekuru bizima ni ibyavutse hejuru ya 2. Ngereze ubeshye. Uri kubyumva icyo kintu? Ni ukuvuga ngo tureke n'ibyo nk'ubu abanyabotswana nk'umunyarwanda wapfiye muri South Africa ubwo ubona kubwira yazize iki? Kuko South Africa igabana na Botswana, igabana na Swaziland, iyo mipaka abantu barinda gupfa. Abanyafrika ibyo rero igitumye ubwo tugiye mu ibyo by'abanyafrika kugira ngo twumve ko leta yacu azemera ko tugomba gukora iyo stable coin. Niba umunsi wo kurwanya ubucakara nta konje ufite, uri kubyumva, cyangwa ngo wubahirize ku rwego rwa Afurika, yego bivuze ngo cyakora wenda nongeye ntekereje ndabashimye
ntibagiye kuvuga ngo ihagarara ry'ubucakara bakiburimo. ubonye akantu washingiyeho wenda wabona aribwo bwenge bakavuga ati ariko ako kajambo kawe ni kabi wabona bavuga ati ariko turaserebura iki ko n'ubundi tukibure uri kuyumva turaserebura iki ubucakara bukitumereye nabi ariko uw'i Nazareti baravuka nta kazi uri kubyumva ibyo Muhammad yashizeho na nyina ngo yagiye kuri 15 ntidukora wabyumvishe kana ntuza mu 322 Muhammad 670 nibwo Islam yavutse tukavura gutya cyakora nangwe nabo tujya kurya isabato yagera tukavura nangwe nabo tujya kurya buriya hari ibintu ushaka gushima kwa gatandatu byagera ntitwongera gukora ngo umunsi w'isabato ngo washyizweho ngo kugira Imana izaduha ijuru ngo washyizweho n'Imana bizanywe nande Bibiliya ya mbere yapuritinzwe muri 324 ngirengo 307 après nyuma nyine y'imyaka nyuma y'ipfa rya Yesu n'intumwa zose zishize bazimaze ngo bari bafite imizingo mbere bagenda baterateranya bongera aha impamvu mvuze ndagira ibintu turi kubivuga kugira ngo abantu bumve Afrika aho duhagaze no kuvuga ngo nta leta izabyemera niba bizakunda uri kubyumva Perezida umwe w'igihugu nk'Ubufaransa bagifite n'indege za kera baheruka no gukora n'imbunda kera araza agateranya abaperezida 30 yabaho ngo yakoze agashya ngo yaje muri Afrika zipinga bahamagara bose niyo nyamara nabo ubwabo Perezida Ruto yarabivuze akijya ati gute aba perezida 54 duhamagarwa n'umugabo umwe kuki hatajya umugabo umwe ngo aza tubwire babyemera se inda nini yakunda Afrika kuki ariko ibyo bintu ariko tumeze muri Afrika yakunda aha rero nagira ngo nkwereke ko iyi Genius Act nta handi hantu hambere igomba gukora ni muri Afrika nitwe tudafite systeme nimwe nta nimwe nta nimwe systeme dufite ni yeze nitwebwe abanyafrika ibihugu byacu biracyafite France fa ntabwo dufite reserve Ubufaransa buragenda bukabohereza igihugu amafaranga wabyumvise timu yajyane tuhaye 100 muzagaruke mutwishyira 130 n'urugero niba France fa mano uzi ko babyutse Afrika bayagira umukara bano bahungu wabyumvise icyo kintu igihugu ubwacyo ibihugu byinshi nibifite n'ifaranga ryabyo bajya kuritira urimo uravuga ibyo bihugu ngo ntabwo bizemera ngo stable coin bashingiye kuki zajya bazamutwara sinziriye ahubwo batinze kubivuga si ibintu byoroshye batinze kubivuga ngo tubishabe uri kubyumva rero kandi igitangaje nuko usanga hari n'abanyafrika dutangira kuba imbeba zo muri laboratoire nitwe tugeragezwaho imishinga nk'iyi ikindi rero navugaga nuko ibijyanye na CBDC ni mone isanzwe na guverineri nawe yarabivuze uvuga ko ari ifaranga zaryo zaba rimeze nk'irindi kubyumva gusa hari ubundi buryo buzabuje kandi bushobora guhenduka bijyanye na transaction n'ibindi barabibonye nawe yarabisobanuye ariko CBDC abantu bumve ko itandukanye kubyumva nta nane huriye na cryptocurrency nta nane huriye pe niba mwarubije ikiganiro hari n'ibihugu byubatse za CBDC bidakoresheje blockchain ariko bazabihakinga bizasigara uri kubyumva harabubatse system harabubatse CBDC faranga bakoresheje izindi technology zitari blockchain kandi uko byagenda kose nyeka ko izo system ziba ziri vulnerable na blockchain nayo ubwayo biri vulnerable nubwo wenda biba bitoroshye none bibaze nk'igihugu cyicaye kikubaka ifaranga kitubakiye kuri blockchain cyo ngicyo kiraraye n'ikiri so actually navuga rero abantu bamenye stable coins amafaranga yazangana ni dolari iyo umuntu afite USDT amafaranga ye ntatakaza agaciro ariko iyo umuntu atunze andi macoin nayo twita ni stable coins
ukaba warayaguze amafaranga ufite ibyago byo kunguka cyangwa ufite amahirwe yo kunguka cyangwa ibyago byo guhomba. Icyo kintu uracyumva. Aha rero niyo mpamvu mvuga ngo people should know this. Abantu bagomba kumenya, sibyo? Impamvu mbivuze gutyo abantu bose bashaka kuvuga ati ibintu ntago bizakunda, ati dolari ryarangiye, ariko ntago idolari ubu ryarangije kuba icyo bita nka zahabu. Niko ndi kubigura, siko bimeze se. Niyo bakubwira ati kora digital dollar ariko tuzanira amafaranga angana n'izo digital dollar, bivuze ngo stable coin ikibakinga ni dolari. Wibuke ko mwitangira idolari ryabackingwaga na zahabu. Amadolari ari hanze akabangana na zahabu ziri muri stock. None ubu bigeze aho tugiye kugira ama digital dollar ngo abakinzwe na cash y'idolari. Ngira ngo warangije kubyumva uko abanyamerika ahubwo idolari barangije kurigira. Biraza gusanga n'ibihugu bitangiye gukora iyi system biraza kugorana. Ntago wavuga ngo ibihugu bya Afrika ngo byumvikane kugurirana. Wowe umuntu yagurira undi batumvikana no gukuraho umupaka. Ntacyo byatanga no kujijisha ni za summit twavuze zihoraho gusa. Ni za summit zihoraho nazo baba bahayemo inguzanyo yo kuzitegura. Uri kubyumva? Koko umbwije ukuri. Uri kubyumva? Tuvugishije ukuri je imyaka namaze nambuka imipaka ya Uganda. Ni imipaka itekanye ucaho umva. Uri kubyumva? Ariko niki gitumye kiriho imipaka. Kuba mbona Uganda n'u Rwanda atari ibintu napfa gutandukana. Ariko imipaka baracyari ngo batere ngo kashe. Kugira ngo akantu kambuka. Bafite ubwoba ngo bakoye imipaka bavuga ngo barwanyije politike ya. Ni politike ya babandi nyine. Ejo ndo umusaza umwe yarampuguye ari Dr. Rusa yarampuguye. Yarambwiye ati wa muntu ibyo bintu mwita development kwa kunda vuga igifaransa ati ni ikintu ni impossible. Ati kuko development ibanzirizwa n'ibintu bibiri sinshaka kwibagirwa ijambo ry'umuhanga nk'umu. Bisaba unité ubumwe kandi ntibuhari. Ubumwe ni ingenzi, nta bantu batari hamwe bashobora kugira ikintu bageraho. Even n'urugo n'urutarimo ubumwe ntago ruramba. Ntago ruramba urwo narwo. Rwari mu manegeko. Rero buriya twirirwa tuvuga ngo Afrika, uri kubyumva? Nta development ishobora kuba muri Afrika mu gihe tudafite unité. Ese ubase hari zizaza zikabyubaka. Urubaka bakama drone 500. 5 hari yari 500. Bya drone. Ndazishinga no gusenya ibyo wubatse. Uri kuzima ni umuzungu ngo nzarase ikuzo. Mu gihe nakaba ntekerezo umuhanda wa gari ya moshi. Wambukiranye ibihugu. Tureka umuhanda. Nagakwiye kwambwira ikuzo ntinangwe nawe byaciyemo. Mbwira uko wabikoze. Nyamuneka niba ubona iyo systeme naha yashoboka. Ngira inama. Ngwino tuyikora. Ahubwo mu dolari 5,000 ngiye gusenya biri. Bitero turirwa yabonye imanura. Rero ntiyazagira umuntu ukubeshya ikintu tuvuga ngo Africa development. Ntigishobora kuzashoboka tudakweho imipaka. Ntigishobora kuzashoboka tutumvikanye tuvuge tuti u Rwanda twe nk'u Rwanda ubyumva na Uganda na Kenya n'u Burundi dufite ifaranga ryacu rimwe. Conversion yaryo ni mu idolari. Uri kubyumva? Ifaranga ryacu rishingiye kuri economy, zahabu yacu y'Irubaya, zahabu yacu ya Uganda, petrol yacu ya Uganda, petrol ya Tanzania, ifaranga ryacu riri backed. Ubishaka byemera ushaka kuguhahirana natwe aduhahire cyabyihorera. Kandi iryo faranga rikozwe nta kundi babigenza kuko twebwe mwe kano gace na Kongo niki. Uri kubyumva? Tutagurishije isi nta modoka zakongera gukorwa z'amashanyarazi. Ibyuma byinshi bro, nagara n'imodoka gusa. Oya ndi kuvuga nk'imodoka z'amashanyarazi, nta telefone na iPhone Burayi yakongera gukora. Bagomba kwemera rero bakajya bafata ifaranga ryacu tukaribahereza bakaduha ibyabo na tukariho. Ako ntibyashoboka tudafite unité. Hagize umupedo utanga icyo gitekerezo mu nama bicaye bamurega kuri uko uziko kugira ngo gitange icyo gitekerezo watangiza intambara yo gufata igice cyose. Uri kubyumva? Aho kugira ngo utangize igitekerezo cyo ngo dukure imipaka.
watangiza intambara ugakuraho buri mupaka nibyo byoroshye kuko ntago byoroshye urwo byumva na development nishoboka twarabibonye Kenya twavuga ko ngo iteye imbere akose development bayigezeho ntibikunda nta development udafite imiti niba utabanye neza n'abantu muturanye uri kubyumva ntago ibihano wabicika utabanye itafite icyo bita economic integration ibihano buriya nta gihugu na kimwe byagakwiriye kugira icyo bibwira mu gihe umuturanyi we yemera guhahirana nawe Afrika rero igitumye mvuga ibi bintu ikuzo nagiye ngubwire ngo ntihazagire ukubeshya ngo nta leta izabyemera niyo mpamvu dutinze guhuguka kuva nitubona intambara idusize amahoro ya hormones kandi ubyumve ko niyo ntambara nayo ubwayo leta iri kwirwana ya Iran iri kwaka ko yishyurwa muri US stablecoin ibaze wanyumvisha ko kandi aha rero abantu bagomba kumenya imbaraga turi kurwana nazo uri kubyumva kandi nanone bakamenya ngo ese niba biri yarapasinze bivuze iki nabonye natangiye kuvuga ngo burase ngubwo byapasinze ngo nitwatangiye ku investisamo mwahiye ubimenye wemve niba birashoboka ushaka gutangira wenda ugakoresha izo USD backed stable coins ko zo ziri risk free ubwo byumva ariko ntago wagenda ngupfe kugura ibyo ubonye byose uvuge ngo amareta ikindi kandi gutunga coins nabonye hari ibintu byinshi ngo bigoye ngo kuzitunga uriko yuba ariko abantu bagomba kumenya ko coins ziboneka mu buryo bwinshi na technology yariyongeye ntago kumininga bigisaba ko umuriro wa ntuza wa trifaze umuriro wa trifaze babimenye n'abari mu nshingano nabo babimenye numvaga bavuga ngo hari ngo birasaba ngo tugira ngo infrastructure ngo y'umuriro myinshi kugira ngo sinzi impamvu icyo kintu baba bakitekereza nibaza nta muntu uri mubizi Android ko zimayininga ngira ngo amakuru abari hasi birashoboka amakuru abari hasi noneho ahanini nk'iyo bagiye kwidocumenta bari bujye nko kuri televiziyo wenda wanditse muri Google nyine bataguheza technology ya Bitcoin ntago payi hitiza ntago izindi coin ziza so bakakwereka itangira rya Bitcoin akabifata mu mutwe akajya mu kiganiro urwo byumva harya payi igeze payi rero buri impamvu nyivugaho hari igihe njya kuvuga payi abantu benshi bakavuga ngo bimeze bite payi nabikubwiye ngo ni utility icyo twita utility ni cya kindi twita ngo backed niba tuvuga ngo USDT ifite bayita ngo ni backed stable coin uvuga ngo inyuma ya USDT hari amadolari angana na USDT wabyumvishe icyo payi iri gukora ni ukugira ngo inyuma ya payi haba hari economy ingana na payi nako kantu rega gasobanure neza nivuga utility bivuze ngo uravuze payi ikibakinga payi n'ibikorwa yahita iba yose rero ibikorwa ni bitoya ariko nuvuga economy Kinyarwanda nicyo kinini economy nicyo kinini wenda ubukungu kaba ari gato iyo economy ariko bivuze ngo ibikorwa byose byisanga muri economy muri ecosystem niyo mpamvu byita ecosystem no kuvuga ngo payi rero yabizayobora payi ifite icyo bita real economy ubukungu bwa nyabwo uri kubyumva buyifatiyeho uri kubyumva tubara urugero uragura airtime ukoresheje payi iyo ni utility ni utility nako rumva n'ubukungu yego iyo uguze ya airtime societe iri bwunguke nawe ubwawe urunguka muri communication ugiye kugira nawe ubwawe uri bwunguke na ba nyiri payi bari bwunguke urumva izo transaction iki birahinduka real economy yego bitandukanye no kuvuga ngo ngufite Bitcoin ngo zime bidafite ikintu bivuze ibyo niba ndi bushinga ikigo cy'ishuri ngavuga okay mujye munyishyira muri payi mwaza gutanga umusoro muri payi uri kubyumva ya payi iraba ifite icyo bita backing economy real economy ubukungu bwa nyabwo buyibaka ari kinini kuruta uko umuntu yatekereza ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu ahanini nafata umwanya wo kubisobanura kugira ngo abantu
hari abantu bakomeza gukomeza bagenda bakubaza ubusa ubwo se ngo bizaba ryari, ubwo se ngo no gutegereza tumariye iki by'umwihariko, ariko abanyafurika n'ubundi mbabizi ko bigoye ko bategereza ikintu nk'icyo kubyumva, kuko biragoye umunyafurika uri gupanga uko bizagenda mu myaka 5. Yego abashaka ibyo munsi. Umunyamerika uri ngewe n'umumbonera, umunyamerika uvuga utuye umushinga ngiye kuwukora uzatangira kuwuka nyuma y'imyaka 5. Oya atari 30. Ntago byashoboka. Byibura umunyafurika we ati ndawukora mu mezi 6 ndungu. Imbe muri uwo nguwo ariko abatekereza kure. Ni umuhanga. Uwo ni umuhanga. Abandi nabi iminsi 3. Ni umuhanga rutura. Abandi nabi iminsi 3. Uwo ni umuhanga rutura n'ahantu twabona twamushyira. Uri kunyumva icyo kintu? Abahanga kabuhariwe abatunzi kure. Ayo mpamvu rero kugira pi ifite icyo bita real economy. Iyo urumva ikintu bita ngo ni real gifatika. Uri kubyumva? Niba ari website, niba ari internet, niba ari domain, niba ari ibyo bintu byose ni ibintu bifatika, ni ubukungu busanzwe. Ndibutse mane wangure domain. Ni ubukungu busanzwe, ni ubukungu busanzwe buyoboye isi, pi buri ku backing pi network. Ibyo rero abantu bakwiriye kwitandukanya n'izi za coin zindi, uri kubyumva? Zikorwa bakwiye kwitandukanya nizo abandi bantu bamayininga, uri kubyumva? Ubusanga nta kintu zikora. Yes. Ziraho gusa. Iraho ukukanda ukamayininga ukareba hadi ukamayininga, uri kubyumva? Ukayivuga ngo iyi nayo ngo ni nka pi. Waba wibeshye cyane. Iyo coin uri kumayininga nta kigo cy'ishuri igira, nta website ifite, uri kubyumva? Ushaka gusanga ari umuhayiti nkanjye, uri kubyumva cyangwa undi wakubatse ufite na laptop ishaje. Uri kubyumva? Nako watibu. Ufite nako watibu, nta cyicaro wabyumvishe, ukaba wicaye ukabyitiranya na coin, hajya kuba icyo bita token consensus bagatumira abasiwo bayo. Aho icyo ni ikintu waba wibeshyaho cyane. Ira namijyama abantu bake abari Coinbase, abari Kraken, abari OKX, abari abatayikuni gusa. Ariko bagamagara pi ko watimo bakaza basiwo bakavuga bose, kuvuga bose ubundi niko kantu kaba karenze. Ira nami bifite abantu benshi bagomba kuyivugamo kugira ngo rero abantu bawe institution imwe babone umwanya wo kuvuga. Bivuze ngo abafite dominance kandi existence yabo bayumva na real economy yabo bayumvika. Rero abantu ntibagomba gukomeza kubigereranya n'ibindi. Pi is life. Ni ikintu ngewe I believe I will die, I will live it. Izo mfite nshobora no gupfanga nazisiga. Asibye nakubwiraga se. Iyo migration nabonye menya ari y'abana banje nko mu myaka izaza afite isambu mbasigira. So rero muri make nibyo dushobora kuvuga, nda tuzakomeza tuvugeho kuri US backed stable coin, ariko nagira ngo wenda nsobanure gatoya nafashe umwanya wo gusana kujyana bumva icyo bita Genius Act. Ibyo kuvuga rero ngo nta leta izabyemera, uri kubyumva? Ibyo byo rwose mbaye ngukuriye inzira ku murima simbizi. Iyo leta sinyizi. Iyo leta sinyizi. Yego izabihakana. Ndetse iyo leta sinzi niba ni ibyanga buzakikiriho. Okay. Nibyo bro. Kangushimire wakoze cyane. Nawe utaha.